Yes, twongeye kubasuhuza, twongeye kandi kubifuriza gukomeza kugubwa neza, twongeye kubifuriza weekend nziza n'ubundi nk'ibisanzwe. Mwebwe mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kuri mwese mwakanze kuri subscribe ndetse birumvikana mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye muba mu wa mbere mu kubona amakuru akihagera. Turi mu gicamunsi cyo ku munsi wa gatandatu birumvikana turi ku itariki birumvikana 15 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Ni munyemero mbabwire ko n'ubundi ikituzanye ari amakuru agezweho, amakuru yacu akaba agiye kugenda n'ubundi agaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kugaruka ku mirwano ikomeje kugenda ivuza ubuhuha mu bice bigiye bitandukanye hano muri Kivu zombi, yaba Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Birumvikana turi bibanda mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko tuze kugaruka cyane ku bigendanye na nimbanziriza amasezerano rwose, cyangwa se nimbanziriza amasezerano, cyangwa se navuga ngo ni amahame amaze gusinywa mu kanya gato cyane i Doha. Gusa ariko byari byagoranye kuko delegation ya Kinshasa cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yabuze, ariko igibonekeye ubu tuvugana tayari bamaze gusinya. Twigeze kubagezaho bimwe mu byo basinye, ariko hano tayari dufite n'ijwi cyangwa se dufite n'ikiganiro cyangwa se na video ihisi ijya hanze aka kanya direct ishizwe hanze na Mbonimpa wari uri harabanagaraga mu basinye cyangwa se mu basinyaga amasezerano. Ubwo rero nawe tugiye kugenda twumva ibyo basinye, agiye guhita bishyira hanze cyangwa se agiye kuvuga ibyo basinye, ariko nje uko mbyumvishe atangiye yihanganisha abaturage. Ese kubera iki abwiye abaturage ngo bihangane? My friend, ibi turaza kugenda tubigaruka. Dufite amakuru menshi cyane, no mpamvu tutari buze kugenda twibanda mu mfunyamfunyi, ahubwo tugacunguza uburyo umwete. Reka tudatinze ahubwo duhita dutangira twumva ibyo batangaje mbere yuko duhita tuza tunamamaza, tugahita tuza sasa no makuru mu buryo burambuye. Reka dutangire mwumve Mbonimpa icyo ahise atangaza bakimara gusinya iyi mbanziriza amasezerano. Tumaze gusinya amasezerano yibanze hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na ASM 23. Aya masezerano dusinye yibanze agizwe n'ingingo zigera ku 8. Icyo agamije no kugira ngo harangizwe amakimbirane ari hagati ya ASM 23 ndetse na guverinoma Kinshasa. Ikindi kandi no kugira ngo izi ngingo tuzaziganira mu masezerano nyirizina aganira ku kibazo muzikiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo tubashe kugera ku masezerano nyakuri y'amahoro. Tuzabiganiraho kandi n'abantu babishinzwe nabo bireba babigira mu ruhare. Aya masezerano yibanze nta kintu na kimwe kirimo kimeze nk'itegeko, kandi nta nicyo bizahindura kuri tere cyangwa hariya ku kibuga. Ikirimo hano gusa mwizi ngingo zaganiriweho kandi twakizeho umukono nuko twifuza ko tuzagera ku masezerano nyakuri y'amahoro. Abaturage bacu turabasaba ko mwihangana. Tufashe aka kanya kugira ngo dushimire Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse na Qatar bagize uruhare mu gutuma dushyira umukono kwa aya masezerano yibanze. Turi kumwe n'abafatanyabikorwa bacu muri Afurika baturutse muri Union Africaine, turi kumwe n'abaturutse muri Qatar. Turabashimira mwese uruhare mwagize mu gutuma kino gikorwa kigerwaho. Mfashe uyu mwanya kugira mbashimire. Ikindi nuko mbashishikariza kugira ngo ibikubiye mwaya masezerano yibanze muzabishyira mu bikorwa uko bikwiye. Iya masezerano yibanze aratuganisha nyirizina ku masezerano nyamukuru y'amahoro
iyi ni inzira nyamukuru iganisha ku masezerano y'amahoro hagati y'impande zombi. Ikindi kandi turabasaba yuko ano masezerano nyine azashyirwa mu bikorwa nk'uko n'amasezerano yerekeranye n'iby'ubukungu hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bizagenda. Mu minsi idatinze abakuru b'ibihugu nabo baraza kuyashyiraho umukono. Ntabwo ubukungu bushoboka mu gihe cyose umutekano udahari. Icyo gihe ariko umutekano n'ubu hari, ubukungu nabwo buzagenda neza. Burya umutekano niyo nkingi ya byose. Ubwo rero turabasaba ko mushyira mu bikorwa ibyo mumaze gushyiraho umukono kugira ngo amasezerano y'amahoro azabashe kugerwaho kandi n'iby'ubukungu bigerwaho mu buryo bwiza. Aya ni amateka kandi agaragaza gushaka kwa buri wese no gukemura ibibazo bimaze igihe. Hari impunzi nyinshi zakuwe mu byabo n'intambara ziri hanze y'igihugu ndetse n'izagiye zihungira imbere mu gihugu. Aya masezerano azaza kubikemura. Katari yakoze ibishoboka byose kugira ngo ibi bintu bigerweho. Ibi twabifata nk'amakuru meza kandi yari akenewe. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ikeneye. Aba bantu benshi bakuwe mu byabo kandi batabishaka. Urumva ko ni ikibazo nacyo kizaganirwaho mu buryo kandi burambuye. Tuzakomeza gufatanya kugira ngo turebe uburyo ibintu byakemuka kandi n'uburyo buri ruhande rwashyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje. Ni ibintu byiza kandi twagezeho, buri ruhande rugizemo uruhare. Ndabashimiye. It will be continued with through the protocols. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stock. Abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya, namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri, aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Yes, nguko rero ngira ngo ibyinshi mwabyumvishe. Reka rero ahubwo duhite twakira mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone kugira ngo sasa tumanukane no mu yandi makuru cyangwa se tugende tunagaruka tubigarukaho mu buryo dusesengura tureba. Gusangira ngo mwabyumvishe agizwe mu by'ukuri n'ingingo zigera ku 8, ariko ikintu kinteye ubwoba nuko n'ubundi bavuze bati ku kibuga cy'imirwano biraza gukomeza bibe kwakundi nuko rero ni imirwano ku kibuga cy'imirwano ngo biraza kugenda gukomeza kuba uko byemeze. Vincent, ibintu byakomeye, ibintu bikomeza kugenda bindi hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byabaye imberenge rwose, yaba ari hasi mu kunyara turabona nta kintu bifite ko bigenda neza, yaba ari leta, byabaye imberenge ku mpande zose. Ikintu Vincent kirimo kirantangaza muri iyi mbanziriza amasezerano nuko bari kubikora ntibashire hanze ibyo basinye, ahubwo bakavuga ngo turasinye gusa ngo ni ibintu byoroshye ngo urebye ngo ariko ngo birakomeza be kwakundi. Ibintu ni biki bakomeje gushira mu bikorwa? Nta cyizere
AFM 23 ihita yicibye yiteze yuko nabibonye muri iki jambo Mbonimpa yahise avuga yavuze yuko bamaze gusinya nyine amasezerano y'ibanze abanziriza amasezerano y'amahoro nk'uko twasobanuragaragaza yuko ngo hari umunani ariko mu by'ukuri kuba yasabye n'imbabazi abaturage n'aho bagenzura icyizere gike cy'ibyo biteze n'amasezerano cyane bacingiye ku bikorwa bya leta iri gukora n'iyi minsi byo kubarasa kugura intwaro kwegeranya abasirikare ndetse n'abacanshuro barabizi yuko yaba ari igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo kirashaka abacanshuro amanywa n'ijoro barimo barashaka intwaro za rutura hirya no hino Turikiya Ububiligi ndetse n'ahandi kandi bakanarupita abasirikare ndetse n'abo mu mitwe yitwaza intwaro tugasize n'abamiliteneri wajya kubo bafatanyabikorwa babo b'abarundi ugasanga nabo bararupita amanywa n'ijoro barazana abasirikare barazana intwaro wajya n'ubundi ku mitwe yitwaza intwaro bakoraga irimo mayimayi irarupita FDL nuko na za Wazalendo nuko wajya kubiri kubera ku kibuga cy'Rwanda byo kabona bikomeza kurushaho kuba bibi mbona ko ibyo Mbonimpa rero yashingiye atangaza ko asaba yisegura ku baturage bari mu bitu bakontorora kandi anagaragaza ko ibyabaye ibyo bashyizeho umukono ntacyo biraza guhindura arashingira kuri ibyo byose cyangwa bigiye kugenda kwa kundi bagiye kuva mu bice nk'uko y'amasezerano bise ngo nayacisha asa yabivugaga ko bagomba bya bindi byose twagiye tugarukaho Kinshasa na Muyaya bavuga bati nyamara ibintu tugiye kubira ibintu bigiye kurangira tugiye kubiha umurongo n'iki byose yose mbona ko harimo urwikango rwose nje ntakubeshe pe sinzi ngo impungenge nari kuzimarwa no kuba iyo baza gushyira hanze amasezerano ibyo basinye ariko n'ubwiye uko bigenda kose birajya hanze ikindi bazashyizeho umukono ntawurongera kubihishwa ngo abwirwa ibiri cyangwa biriya nuko mu kiganiro cyacu gitatuza kuzagezaho kandi turaba twamaze tubona byashyizweho na Sineti Vincent Tshisekedi wagiye muri Brazil akabwira urubyiruko ati vuba tugiye guserebura intsinzi ikibuga cy'indege bati mu mpera z'uku kwezi kiraba mu mpera z'uyu mwaka kigiye gufungurwa uyu nawe uyu Mbonimpa yarangiza akavuga ngo abaturage ngo tubasabye imbabazi icyo kintu ra ibi bintu n'ikibazo cy'uko impinduka zari zitezwe zitaza kuba reka dukomeze ubwo twinjire sasa mu makuru n'ubundi birumvikana tugende tureba amakuru yose cyangwa se tubyinjiremo ubwo ni ibyari biri kubera i Doha ariko ngo delegation n'ubundi yacisha asa ngo vise ngo yabanje kuburira irengero barayibura ngo bagiye gusinya ngo hafi ngo M23 bari banatangiye kuri AFC ngo bari bashitangiye gusora n'amatangazo bari bati Kinshasa dutengushye turatashe bagira ngo bagiye gusohoka ngo babona bahise binjira nanabizanye ngo bayobye hotel ubundi bamwe nabonaga muri comment bati basanga babanje kujya kwitamirira kamanyinya kahara ngo kaba karyoshe ibice bese havugwa ibintu bitandukanye umva rawezanye kabanje batabaza kidelegation Kinshasa turayivuze ati ntabwo ahantu yagombaga kubiri tugomba gusinyira ati turayibuze hashize akanya abandi baratabaza hanyuma yo gutabazanyira ko inzego z'umutekano za Katari zabashakishije kubura hasi no kubura hejuru zigahita zibazana cyane ariko hari ikintu naketse urabizi yuko Kinshasa kenshi na kenshi yagiye boyikota gushyira umukono kwa amasezerano y'ibanze naketse ko yabanje rero kubaha inama zindi babanza kubiganiraho kugira ngo bafate undi murongo utandukanye n'uwo bari bafite ko bari babanje kubikota buriya yaba bwatira n'umugende musinye buriya nicyo cyari cyabiteye kuba bari babanje kuburirwa irengero aha bise reka dutegereje rero ubwo ntekereza ko ubwo basinye ntibikiri mu banga
ejo n'ubundi batazabitubwira rwose byararenze umuro byaramaze kurengerana byararenze abantu batagikeneye kubimenya reka twizere ko bari buze kuduha kopi ku mpande zombi tukagenda tuzireba bitandukanye na bimwe twabonye bakava ngo ni ibyakisha asa n'ibyo yishakiraga n'iki reka dutegereze turebe Vincent twigira mu makuru sasa dusimbukire ku kibuga cy'imirwano cyangwa se kuri front line ku mirongo y'urugamba amakuru arakuranyuma neza rwose nta kibazo ambwira ati dusimuke ku mirongo y'urugamba twerekeze kuri front line ku mirongo y'urugamba wanyemera tugahera ku mirwano cyangwa se ku rugamba n'ubundi rwatangiye ku mugoroba washize kugeza mu rukera kugeza n'aya masaha hano muri za Minembwe hano muri Sud Kivu nibyo nk'uko bivuga twagiye tubona amakuru atandukanye yabatangazwa nabo muri AFM 23 yabatangazwa no ku ruhande rwa leta ndetse n'abandi badafite aho babogamiye baje batangaza byinshi bitandukanye za Minembwe yaba ari twirwanyeho yaba ari Tabara yaba ari SNL yaba ari Wazalendo yaba ari FDLR yaba ari ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo bararwana indura kuva ejo ku mugoroba amakuru twagiye tubona rero atandukanye ava mu mboni zacu ava mu binyamakuru ava ndetse no muri ba nyir'ubwite yaba ari ababo muri twirwaneho yaba muri Tabara yaba muri Gumino bose bagiye batugezaho amakuru mu buryo bitandukanye yego icyambere nuko bavuga ko imirwano yabaye ejo hagati y'ingabo za leta ndetse na twirwaneho kugera isa ntabwo hari hamenyekana nyirizina abantu baguye mu mirwano uko bangana ibyangiritse uko bingana nta na kimwe kirajya hanze ikindi ni uko ibivugwa nyine ni uko mu gace ka Muramya Mugogo Mutara Rushimisha muri za Bijombo muri teritwari ugira ubundi imirwano ikomeje kuba myinshi abaturage basabwe no guhunga abaturage basabwe guhunga bakajya mu misozi ndetse n'imidugudu itekanye kubera ko iyi midugudu iracyavugamo amasasu ndetse n'amabombe yaba ari koherezwa na drone yaba ari koherezwa na twari 25 ndetse na Gumino nayo yarize ku butaka Regi Tabara ariko nayo yahagurutse twirwa yaraguruka n'imirwano ikabije ku buryo bagezeho buri bahagurukanye bisaba abaturage barwo kuva mu bice barimo buri ruhande se buranacisha n'izi ngabo z'abarundi zifite abo abari mureneho zabo babwira ati mwigire inyuma turabona byakomeye zirabafite abari mureneho zabo kuko nk'abo bagumino Gumino ubusanzwe ntabwo ari abasirikare wabona bafite ibirindiro bifatika biri hariya n'abaturage ahubwo bagenda bahimbunda rimwe nabo bagasanga bafite akadifesi hari abandi hariya nabo bari muri bamwe rero mu bakontororwa n'igisirikare cy'u Burundi amakuru mbona yavuga ko ubundi iyi mirwano atari iyejo gusa ahubwo no guhera ku wa kane nawe yari hari uzamuka ku wa gatanu mu masaha 2 za nijoro hari imirwano ikomeye ariyo yanageze muri iki gitondo cyane cyane ku musozi bita Rwakani nabo bakaba yuko hari imirwano ikomeye mu bice byitwa Kabunyeye bakomeza bita Bwegera naho aho bita Irega aho bita Ikambi ibyo ni ibice byose abaturage batari guhumeka kandi batabasha no kuryama ari isinde kibona kwirirwana bijenera Vise none tuve hano turava hano ubwo hano za Mikenke nk'abantu badukurikiye ubwo hano Mikenke turutwanzuye iki tuhasize bibi donc tugiye kuhava bimeze bite hari inkuru mbi gusa hari inkuru mbi wagira imbaraga yaje gutabara abaturage ba Mikenke kuko ni inkuru mbi gusa ziri kuhavugwa ni ukwitwa gusa kw'abanyamurenge ndetse n'abandi baturage baturanye nabo ni umuriro reka dukomeze ntabwo ari gusa hari imirwano nababwiye nitwe turi kuri front line imbere uko tujya mu bindi byinshi ubu nanone amakuru ava ko muri Kabare n'uri muri Sud Kivu ngo AFM veturango na Wazalendo ngo bongeye kurwana ndetse ngo naho bikomeye cyane si ukurwana gusa uko sinzi uko ntabyita kuko
impande zombi zirimo zirakoresha intwaro ziremereye cyane cyane mu mudugudu bita Surwe muri Groupement ya Ruhago. Imirwano ubundi yatangije ku wa gatanu irakomeza igera mu bice byinshi bitandukanye. Biravuga ko hari n'abazarendo bagera muri 50 bamaze kuhaburira ubuzima. Nk'uko bamwe mu bashyigikiye mu 23 bazavuze ko bagiye babona imirambo itandukanye. Ndetse ko bamwe mu barwanyi ba FARDC batangiye guhunga kubera ko batewe umujinya n'uburyo bazarendo zitwaye mu biro bice. Ariko sibye na n'ubundi no mu bindi bice bya Fizi aho bita muri segiteri ya Tanganyika mu mudugudu bita Sanza. Muri teriteri Ngaja mu mudugudu wa Nyange naho wazarendo bazakomeje kumererwa nabi cyane cyane zo kwa Kakobanya. Yego. N'uwo bita Zerambuma naho muzamerewe nabi ku buryo bukomeye kubera ko zashyizeho uburyo bwo kugenda buzaka abaturage imisoro. Abo zikomereka rero AFP mu 23 rero ikoresheje twirwaneho nayo bahukamo bamugari wa Jean Dogiteri imbane yavuze ngo intare zabonye icyo kurya. Ko nawe intare bamerera nabi rero nta mutekano haje. Intare zabonye icyo kurya ngo intare zabonye icyo kurya. None se bo bari kurasa amashaza. Kanze nongere ngo hamagare n'uva maneto wakabigenze nabi. Eko niba rero Oscar bari ntari rwose uranyica. Zabonye icyo kurya. Muntu we ko ibintu byo ku rugamba numvisha nabonye babitoroshera ko bituri kukagira ngo nintuza vise aho urimo uranyumva neza. Ndakumva sinzi niba nawe unyumva. Ndimo ndakumva ati ntare rwose zabonye ku cyo kurya. Nabonye rwose ariko Dr. Barinda avuga urumva bayivugaga birajyanye bari rwita mukuru bari rwita muku. Ati ntare zabonye icyo kurya urumva ko n'uyu munsi nabo bakomeje kumerera n'abo bahanganye mu kwirwara mu bice bitandukanye. Turakomeza kubikurikirana tumenyesha abadukurikiye uko byifashe ariko tutabibagiza ko muri Minembwe na za Mikenya abaturage baho bakomeje kubura n'ibibazo bikomeye. Ariko vise tugarutse gato hari andi makuru ava ko ngo ibirwana ahantu banze ibintu bitari buze gukira koroha pe bakimara gusinya iyi mbanziriza amasezerano. Uwitwa Neva Tayari ngo akimara kumenya ko barasinya bamaze kubyemeranya nayo ngo Nsafata Rutema ikirere Tayari ngo yamaze kugera Kinshasa ubu tuvugana we na Kisekedi bicaye ku meza ngo bari kuri map rwose arimo kwiga uburyo kibagiye kurasa kandi mu bushize hari n'amakuru ava ko ngo n'abarundi bagiye gutangira kwirwanamo intambara bakoresheje na za kajugujugu donc intege y'intambara. Itangazo nabibonye bahise basura ry'itaraganya. Igaragaza uburyo kiragiye Kinshasa ariko hakaba hariho n'umugambi wo guhura. Nta kindi bigamije kugira ngo baganire uko urugamba bakomeza kuruyobora ndetse no kurufatikanyamo banabizi uko ubundi bisanzwe bafatikanya mwa bino bice bya Siti Kivara bamwe barenga mu 14 cyane bagose bino bice bya Mikenya na Minembwe. Bariyo n'amasaha tuvugana nyuma y'uko perezida wa Kinshasa nyine Kisekedi amaze gufata inshingano zo kuyobora ICDR. Ubu rwose yicaranye na Evariste Ndayishimiye bari kuganira ku byerekeranye n'uburyo bagiye gukomeza ibitero yaba ari ku Banyamurenge yaba no mu bice bikontorwa na AFP 23 Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Ibintu birakomeye. Hano ndimo ndabona rero Vincent ngo abagera kuri 19 abarwanyi 17 bishwe na ADF naru hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Nibyo ADF ikomeje kuba ikibazo mu bice bitandukanye yaba Kivu y'Amajyaruguru yaba hano za Ituri. Amakuru twabonye uko nyine abaturage basizwe ubuzima batandukanye cyane abikorera imirimo yabo y'ubuhinzi. Mu gice bita Byangwe ndetse n'igice bita Nyabyango. Nawe igitero cy'abarwanyi muri ADF cya gabwe mu masaa yine z'ijoro muri mudugudu wa Byambwe ndetse n'amajyango muri teritwari ya Rubero. Amakuru tubona rero yizeye nuko
umuyobozi umugore wa sosiyete sivile mu kano gace ka Byangwe yavuze yuko aba barwanyi muri adepate santre n'ubwoba batangira bica abana bica abagore bica n'abandi bantu benshi ku buryo byatumye n'abasivili bamwe bahunga abandi bashimutwa muri uyu mutwe bakavuga ko nibura abarwayi 17 bari aho bita Byangwe bishwe amazu agera mu 9 nayo agatwikwa ibyo byose bikaba biri kuba ingabo za leta ziri aho zikanuye ntacyo zifasha abaturage kabaye numva ndimo ndareba ibya hano muri Noro rwose nkabona ntibisanzwe ahitwa Warikare naho ngo umuntu umwe yishwa amazu 9 aratwikwa aha ni muri Warikare ubwo ni muri Kivu Amajyaruguru ibintu naho byamaze guhirura isura kuko ngo umuntu umwe yishwa amazu agera ku 9 aratwikwa nibyo ni byabaye mu gace bita Hombo muri Noro Kivu nyine uko warubigaruteho nawe ni ibyo twakita ibikorwa by'ubugome byabaye muri quartier bita Katengete muri Hombo muri secteur ya Bakano territoire ya Warikare aho amagabira 9 yatwitwa arakira anabitwaza intwaro harimo n'umwana umwe myaka 2 wishwe kuba cyari iratabara irafasha abantu kuzimya irafasha n'abagize ibibazo nabo kubatabara nk'uko sosiyete civile mu kano gace bitangaza bamwe bakavuga yuko ari inkongi y'umuriro yizanye abandi bakavuga yuko ari umutwe witwaje intwaro utaramenyekana watwitse ibi bikorwa turacyakurikirana nyirizina rero tumenye uyu mutwe ari uwe cyangwa tumenye niba ari inkongi y'izina yizanye iturutse ku mpanuka yes ahantu bita Gashuga mu by'ukuri naho Gashuga ngo agahenge kongeye kugaruka nyuma y'imirwano twari tumaze iminsi tuvuga ko hari kubera imirwano twari tumaze iminsi tuvuga ko hari kubera imirwano ikomeye hagati ya ASM 23 ndetse n'abarwanyi bo muri Wazalendo bashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa amakuru atugeraho guhera mu gitondo cy'uyu munsi nuko ubu hatangiye kuboneka agahenge kubera yuko ASM 23 yagerageje kwirukana abarwanyi ba Wazalendo kuri 14 yego kuko nyine habaye imirwano ikomeye guhera mu gitondo mu saa 11 za mu gitondo kuri Axe Mweso Karembe mu masaa 3 niho byatangiye kumvikana yuko urusaku rw'intwaro rutangiye kugabanuka intambara yabaye hafi amasaha agera muri 4 abarwanyi ba M23 barangira nyine hano Kashuga babaye nk'abacungiye umutekano aribo bahasigaye abarwanyi bo muri Wazalendo ndetse n'abo muri FDLR bamaze gukwira imishwaro yes dukubita tubangura rero vise inkuru nziza ku baturage ba hano muri Kivu Amajyaruguru cyane cyane hano mu mujyi wa Goma nuko AFCM turango yafashe icyemezo cyo gukuraho imisoro imwe n'imwe mu bice igenzura yaba ari inkuru nziza cyane ndetse inakomeye cyane nibyo AFCM 23 yafashe icyemezo cyo kugabanya imisoro ndetse no kugira iyo bakuraho cyane mu bice bikontorwa na AFCM 23 kugira ngo abaturage bahumeke kandi ifata n'icyemezo cy'uko uwo ari wese uzashyiraho bariyeri mu bice AFCM 23 igenzura bitashyizweho n'ubutegetsi bwa AFC azabihanirwa iyo ni inkuru nziza yiwe data we ndabona abaturage benshi ngo bo muri RDC abari mu Bubiligi bagiye basaba donc ngo bagera ku 2,000 bamaze gusaba ubuhungiro muri 2025 abenshi ngo baturuka za Kinshasa se kandi ko nta mirwano abaturage numva ari bari gusaba ubuhungiro bimeze bite ntabwo bikoze AFCM 23 uyu munsi uvuga ko ari bigiye kugira kuri ubutegetsi bwa Kinshasa ariko mu 2000 bamaze gusaba ubuhungiro bavuga yuko batabayeho neza bafite ibibazo by'ubutegetsi bafite ibibazo by'imibereho itangazo rero twabonye ryatangajwe na Minisiteri y'Ububiligi akavuga yuko rero iki gihe hariho abanyekongo basabye ubuhungiro ari benshi bakabihuzwa n'umutekano muke n'ubundi uri muri Kongo
kubera ko uburasirazuba bwa Kongo uburyo umutekano mukeya no mu mujyi wa Kinshasa nta mutekano uba uhari kuko byose ubutegetsi bwa Kinshasa bwagiye buvaho intambara zagiye zituruka abarevolutionneri ubundi bagiye baturuka Nord Kivu na Sud Kivu buriya ADF niho yatangiriye imirwano n'imitwe iriya bita ngo za Murera yarwaniye hariya za Kamanyura byose naho ngaho ADF na hano muri Sud Kivu yararwaniye afudeli ahubwo nagize afudeli ahereye hano Nord Kivu irakomeza Sud Kivu irindi kuza ubutegetsi bwa Kinshasa niyo mpamvu rero n'abaturage ubona abahungu ari benshi bavuga bati niba abarevolutionneri nyabo bari muri Nord Kivu na Sud Kivu bikaba n'ubundi bigaragara yuko abari Nord Kivu na Sud Kivu bashobora gufata ubutegetsi katube duhunga hakiri kare batereka bate tugiye tuzagaruka bigenze neza ya nguko rero ngayo rwose andi makuru aravuga ko ngo Kinshasa ngo umuhanda ngo Kimwenza wacitsemo kabiri kubera imvura nyinshi irimo iragenda igwa hariya muri za Kinshasa kubera nyine imvura cyane nuko n'imihanda ibikoze nabi uyu muhanda wagabutsemo inshuro ebyiri rwose hagati igice kimwe kijya ukwacyo ikindi ukwacyo ku buryo nta modoka ishobora gutambuka ariko ababibonye bavuga yuko byatewe n'uko nanone bubatswe nabi ukubakitwa ibikoresho bidakomeye kandi na kaburimbo yari irimo itafatikaga n'amarigore yo ku ruhande akaba ataragiye yitabwaho ku buryo hari uturigore duto cyane kandi tutanakomeye ku buryo twabasha gutwara amazi bagaragaza ko hagiye wangirika mu bitandukanye ariko ubutegetsi ntibubyiteho bukaburebera noneho birangira ugabutsemo nyine nk'uko byavuzwe n'abantu batandukanye bawubonye yes vise muri Tanzania biravuga ko ngo perezida yababariye urubyiruko rwitabiriye imyigaragambyo yababariye ariko ntiyababarira ngo bose ahubwo yagiye agabanya nk'ibihano uko yavuze yabwiye abacamanza n'abashinjacyaha ati mugende mworoshye kuko waba yababaye harimo n'abakwiye gukatirwa burundu ndetse n'ubwo gupfa batabo ngabo mugabanye muri Luka 23 igice cya 23:34 ati Yezu nawe yaravuze ati mumubabarire Yezu nawe yarababariye ati rero nawe niyo mpamvu mwiye kubabarira kuko ibyo bakora ntibari babizi ariko ndabagira inama ko uzongera azahura n'akaga nubwo bakiri gukurikiranwa bamwe ariko yatanze itegeko yuko bahabwa ibihano byoroheje yes turimo turagenda dukubita tubangura rero muri Malawi ngo abajenerali babiri bashinjwe guhungabanya umutekano w'igihugu karabaye ikibazo cy'amarezo kibaye ikibazo gusa ariko karakemuka rwose karaza kuvaho karaza gukemuka rwose mu minota mike karaza gukemuka yego vise abo bajenerali bafashwe ubu bafunzwe rwose kubera yuko bakekwagaho gushaka kubuza umutekano igihugu harimo bita generale Abasi Dembele n'uwo bita generali Nema Sagara bafunzwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa 11 2025 baracyakurikirana rero ibizaba mu manza zabo tuzabimenyesha abaturage yes nkubita izindi update vise dukubita tudondosha izindi update mbere uko tukurekura nuko Kanyuka aravuga yuko Kinshasa yasinye amasezerano ari bakomeza ibikorwa bibangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu akavuga yuko inzira bahisemo gukomeza guhungabanya amasezerano ndetse n'ibyagiye bisinywa ko batazabyihanganira batazaba ku ntego yo kurinda abatsinda nk'uko amaze kubitangaza ikindi ni uko muri Goma ndetse na Bukavu abaturage babonye hamaze gusinywa n'amasezerano bavuga yuko ASM 23 nihirahira
ikaza mu bice kontorora bakora imyigaragambyo baravuga bati ijambo Mbonimpa yavuze akwiye kurisobanurira abaturage mu buryo bufatika ariko badafite icyizere cy'ibyo basinye. Ibyo ni nabyo birimo biravugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bagaragaza yuko icyizere gike bagaragaje bishobora kugira ingaruka ku baturage. Turategereje no kuza kureba icyo ASM 23 iraza kuvuga kuko mu minsi idatinze biraza gukora ikiganiro n'itangazamakuru. Mu makuru nabonye nyeshya ku bantu bamwe na bamwe bari hafi y'umutwe wa ASM 23 hagomba gukorwa press conference bakabisobanura neza. Bakabisobanura neza kuko nabonye hari abagiye babivuga ubu nawe ndategereje ko baduha invitation ndumva tuzajya no tubikurikirana cyangwa se banabishyire hanze babisohora ibipapuro bishire hanze twe tugende tubihereza abantu babibone nabo. Ko nabo bagira icyo babivuga ariko kugira ngo amagambo yabo bwite bagiye bivugira bayahuze n'ibyo basinye. Fise twakurekura rero mu by'ukuri ugakomeza ugakurikirana n'andi makuru ubwo nyine tukagenda tureba mu by'ukuri n'andi makuru ajya atandukanye ari hirya no hino ubundi tugenda tunasoza n'amakuru yacu. Urakoze cyane. Rero twafatikanyaga rwose muri ze update zacu kandi mubonye ko turimo turakubita tubangura igihe ni gito tugomba kukibyaza umusaruro uko kiri. Ibintu bikomeje kugenda bizamba, ibintu bikomeje kugenda bibi cyane. Urebye hano muri za Uvira, urebye hano muri za Mwenga, urebye hano muri za Warungu, Shabunda n'indi mihanda cyangwa se n'ahandi henshi hagiye hatandukanye ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Gusa ariko amakuru arimo aragenda agaragara nuko iki gisirikare cyangwa se mu by'ukuri iki gisirikare ingabo z'u Burundi bano bari kurwana hano muri za Mikenke, amakuru ngo nuko bihaye iminsi 3 yonyine ngo bakaba bamaze gukuramo iyi Mikenke ndetse na Minembwe centre bakaba babyigaruriye. Niyo mpamvu ngo bararwanira gupfa no gushyira nta gusubira inyuma, igitero kimwe ku kindi kugeza igihe ngo twirwaneho irageraho ikaganzwa. Twirwana ubwo nayo irumva ko ishobora kugira iki kaba yashakisha umusada naho bitari ibyo izi ngabo ndabona zayihagurukiye zaje zimeze nabi zizoye umugara ibintu birakomeye. Ku rundi ruhande ariko makuru arimo aragenda ameneka ari menshi yewe nta wabivamo ni menshi reka tu ngaho rero yose ngande mabata ngaha arahageze ntawarubara. Reka dusoreze hano amakuru yacu dukomeze dukurikirane n'andi makuru tuze kugenda tubageza amakuru mashya ari buze kubagezwa mu yandi masaha ari imbere. Mukomeze munogerwa na gahunda zacu turabakunda cyane. Dore disi abanyamurenge ahantu bahungiye, dore ngaba disi abanyamurenge rwose bibereye mu bihuru. Abaturage b'umurenge disi dore disi bibereye mu misozi, bibereye imisozi rwose abana ewewe gusa Imana ibarinde imvura disi kuko iteye kuza kubasanga muri iyi misozi kuko ndi kubona turi mu bihe by'imvura kugira ngo imvura igusange hano ku musozi abafite abana barwaye n'iki byose byaba ari ibibazo. Aba baraseka sha disi harimo baraseka nta kibazo. Reka tubashimire cyane rero mwakoze kubana natwe mukomeze munogerwe na gahunda za Gen Official turabakunda cyane. Ciao. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake
bushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Claver. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 6. Kazi muri Prime Health Infinity.